Mugabo ararwaye ameze nabi. Uzi guteka no gukoropa gusa? Oya no gukubura no kumesa. Fata mwere. Fata ariko gusa. Kandi uratangiye. Fata mama. Dore ukuntu aho yabanyuzamo gutyo. Nese ikintu iki kimwana wanjye. Banza mvuga ukuntu gahunda imeze. Akoma sura mugabo kuko arwaye iki? Allo? Sinoneho Allo? Oui. Ni kuvuga. Yakugendekeye gute se ko numva uri murare? Mugabo ararwaye ameze nabi. Kariye mutse? Yego. Nanjye narindi hano hafi narindi mumva ku kazi reka manjere ndebe by'abana. Yego. Cyagenze bite ko nazi yuko asanzwe arwara? Ariko se wewe ngwino urabyirebera nawe. We Karim. Oya no. Karim. Byagenze gute tumufate tumujyane kwa muganga. Nyaminga hamagara ambulance hari wowe. Oya. Umuntu ararembye cyane. Uzuko umwuka utagitera. Tubigenza gute? Nyaminga muganga hamagara muganga. Aragiye n'ukuri. Ntabwo bishoboka ko yapfa Imana yabikora. Ko numva umutima wahagaze. Mana we gusiga. Hamagara ambulance turebe icyamwishe. Apfuye ntakana n'ukuri kw'Imana we. Mugabo wanjye arapfuye. Hamagara muganga. Ando. Muganga yarimo. Gira vuba we. Wambwiye ko witwa? Nitwa Nyiranzage. Witwa? Nyiranzage. Nyiranzagira? Nyiranzage. Ushaka? Bose ndi gushaka akazi pe.
ndi gushaka akazi rwose ndashonje. wowe ubwo urasa n'umuntu ushaka akazi. Ni ukuri kw'Imana ntumbone ko nambaye gutya. Utu ni utwenda mabuja yandemeye, imyenda yanjye barayibye, yari ku mugozi barayiba. Bose ni ukuri ndabinginze mu makazi. gusa urabona wakora akazi bwoko ki? Akazi nagakora kose, guteka, gukoropa, mbega ko nshoboye kose nagakora. Nzi kenshi cyane boss, ni kenshi cyane nzi. uzi guteka no gukoropa gusa? Oya no gukubura, no kumesa, no koza ibyombo. Nyine akazi ko mu rugo kose ndakazi. Ajya ngo uri Nyiranzage? Nitwa Nyiranzage. Ari wafuraho amakuvurure na rimwe? Yose byose nzi kubifura. Amakuvurure y'umweru? Cyane rwose. Ese ko mbona uri mwiza ubundi kuki udashaka umugabo? Bose ubwiza ntabwo burya. Umugabo si umugabo ntabwo upfa kumutoragura mu muhanda. Imana niyo izangenera kumubona. Urindiye Imana ko izakuzanira umugabo? Imana izanzanira umugabo, dunize nzamutoragura mu muhanda. Ningenera nzamubona. Hajya uvuka he? Aha, mvuka ku Rusumo. Ku Rusumo. Okay. Ntabwo dusanzwe dukoresha abakozi b'abakobwa hano. Biragoye ko wabona akazi mo hano uri umukobwa. Bose ndakwinginze mbabarira pe, ndashonje. Nenda gupfa pe. Kandi Imana inyoboye ahanga nari nzi uko muri wumpa akazi rwose, ndabinginze. Mumfashe rwose mumfashe. Nakubwiye ko hano umukozi wa hano aba ari n'umuzamu. Kugira ngo ajye yoza n'imodoka yawe. Byose nzabikora. Nukuri kw'Imana byose nzabikora, nta kimwe ntazakora. Ariko hari ibintu bagutumye muri iki gipangu. Ngo urareba isura yawe ukabona usa n'umukozi mu rugo. Oya nabyo no kuri boss. Nase umuntu inzara yamwica kica ntajya gupagasa. Ubusura n'umukobwa usa gutya reba nk'imyendanyizanye muri envelope. Genda ubwira umuntu wagutumye hano umubwire ngo oya nawe boss no kuri kw'Imana ndakwinginze no kuri nawe. Gira impuhwe gira ikigongo. Base mfasha mu isi mu ijoro nzirwariza. Ariko banza barakuye ko hano rugo nta mugore urimo kabuje ko umugore muri uru. Oya no kuri kw'Imana bisa nawe umugore nka umugore wa kabiri. Ngenje gukora akazi. No uranabizi ko habamo n'umugore. Oya nese ko mbwiye ngo harimo umugore simbisi ndanamubona. Aho ameze kose nzamwubaha nk'amabuja pe. Nyiranzagira niba ari Nyiranzagira niba ari Nyiradage niba Nyiranki. Nitwa Nyiranzage. Nakubwiye ko hano tudakoresha abakozi b'abakobwa. Ndashonje no kuri kw'Imana pe, gira ikigongo girira impuhwe. Ndashonje nenda gupfa. Wambabariye ko. Bose no kuri kw'Imana ndakwinginze bado no kuri kw'Imana ndabo. Neba mwana mbari gutwara utwenda. Kandi rinkorera amafaranga nzabona n'agakapu n'akavarisi. Ndakwinginze mbara boss ndonda napfukamye please mbabarira. Wambara ukama akazi koko. Aya niyo mahirwe ya mbere tugiye guha umukozi w'umukobwa. Nukuri kw'Imana pe, Imana iragomba. Ntuzane ibintu byo kwirirwa witononjora inzara. Bose do. Wirirwa gutonora ibitoki wanitse inzara. Inzara amazo nashirishijeho kugira wemere ko nza akazi. Ngewe nza akazi kose. Bose nukuri kw'Imana pe. Aya. Imana ikumugisha. Aha hose ureba iyi nzu kuva hano ugatambika hari ukazamuka hariya. Aho ni iwanjye uzi kera ndagira ihene. Ahubwo mbega ahantu heza. Ibyo by'ahantu heza bubyihoreye. Ahubwo hari ikintu natekereje. Hari ikintu tutabanje kuvuganaho. Kuba hano kari porogaramu. Gute mwana? Ni porogaramu. Eka nze nkwereke. Fata mwereke. Fata ariko gusi. Kandi uratangiye. Fata mama.
dore ukuntu oya banyuzamo gutyo none se iki ni iki mwana wanjye banza wumva ukuntu gahunda imeze uri kumva umugore wanjye agomba kukubona nk'umuntu wamugaye ntaramugaye mwana wa gusa mama nawe nyine uri kumva aha ni iwanjye ariko nta burenganzira buhagije mafite mu buryo bwo kugira ngo nyine haba hacu mwana wa wabaye umutekamutwe ryari ibi bintu uko ntigeze mbikwigisha wabaye kugera ubwo nyambika iki kintu sinjyamo nacyambara abantu bavunitse ariko mareka nkubaze utekereza ko kurya ubugari bw'ikigali gutyo cyenye Kigali nibahinga imyumbati nibagira utekereza kurya ubugari n'amavuta by'ikigali utekereza ko ari ugupfa kuburya umuntu ntatekereze uko nsonze umutsima ntekereza iyi ni imipango yanjye nawe uje mu mipango uri plan B ni ukuvuga ngo iki mwana gahunda ya kabiri nyine gahunda ya kabiri ahubwo njyewe nabande kuvugana nawe kare buriya ikintu cya mbere kikuzanye hano ugomba kuva uyu munsi urwaye kugera igihe iyi nzu izaba iyanjye ntabwo twinjiye umbwira ngo ni iwawe mwana ese ni ibiki nkubwira bitumvikana hakubuka urwara ukajya mu mbago ukamugara ni ibintu bigoranye mwana wanjye noneho ariko manukaho nukazana ibintu by'imiti nuko nakubyaye kandi ngo ukunda birasaba kunyumvira cyane kurushaho ndakumvira mwana wanjye urabizi ko nifuza iterambere ryawe noneho rero ukuntu wifuza iterambere ry'umwana wawe noneho ibi bintu si nzabishobora ngaho ongera ubinyambike ndebe ako mareka nkwazi ubu kuvukira mu muryango ukenye ugapfa ukenye ni ibintu wakishimira cyokora ntago nabyishimira n'ukuri asema ubu kukukura mu cyaro nkakuzana i Kanombe hafi y'indege aho uzajya ureba indege uko izamuka uri kumva ari ibintu byo gupfa kuzana umuntu ukamuzana hafi n'indege reka yuje hafi y'indege uri hafi no kujya mu mahanga erega mwana wanjye ndakumva ariko ibi ntabwo nari mbimenyereye birasaba kushaza ugasaza ibyo bintu by'urusirimu erega ngenda bizi kuri umusirimu none se hari undi muntu ugira imisatsi nk'iyawe urabona bashyize ibintu by'ibitambaro ukabona nakuzaniye ibitambaro ngo ushyiramo ukagira ngo ndabiyabe kuta none se kubizi ko ndi umusirimu ukaba unyambitse ibi ngibi mwana wanjye nuko ngukunda urimo ushakisha ubuzima ariko buri cyakubwira izo kama mbiri wambaye amafaranga naziguze zaraboze gutyo uri urebye amafaranga naziguze wari kubiha agaciro none wenda kubwira urano usanzwe wambaye ukuntu wambara ubu rero bya bintu ujya wumva ngo ni sinema utwinjiye muri sinema kandi muri sinema habamo n'abantu bapfa nambaye n'iki kintu ubu gufata iki kintu ukajya wigira gutya ukigira gutya byakunanira tugakuka n'inzu mwana wa unyigishije imitwe kandi nkuze ariko kuko ngukunda kandi ushaka ubuzima ndemera mbigukorera ko mama nakubwiye ko umugore wa hano ari igicucu ataba igicucu z'umuntu umugabo we yarapfuye hataciye amajoro abiri mpita mba umugabo we none uzi ko ari umukobwa nagiye gukunda kagira inkuru ariko uzi ko burya uzi ubwenge mwana wa nyir'urugo yarapfuye amaze gupfa mpita mba nyir'urugo dore njye wicaraga hariya kwa kariya gatebe kariya ku gipangu uri umuzamu none wararwigaruriye niba ari ibyo rero amategeko y'uru rugo yose nkayazimbatira ubu noneho ntangiye kubyumva nabyumvise noneho birasobanura ngo nzajya mbigenza gute hari ngo ni gutya shyiramo neza unyuzemo na titi gutya se ahubwo hari ikindi kintu dukwiye gutekereza ikibazo cy'iyo myenda myiza wazanye ahubwo mama nyine ihangane gerageza wihangane mama gerageza wihangane ni mama wanjye nyine mvuye kumuzana ngeze nsanga inzu yaramuguye yabagose kandi yaramugaye sana mufashe ndifasha mwana wa ntabwo nshaka kukugora ibintu by'ikapu by'abakecuru biritonderwa ntabwo yapfa kukiguha humura rwose bwatugiye ayiwe akaguru ntigashike ihangane Chere mujyane mushyire muri cya cyumba nyine abaryamye nagakunda ibintu byo kugenda buriya byamugoye kubera imodoka